ariko ikintu cyanangaje gikomeye icyo cyatumizanye no ndabona urusaku rw'abantu hirya no hino n'ugatangazwa nuko harimo n'igice cy'abantu Kristo bari kuvuga ngo nabambwe n'abantu iki ni igihe gikwiye cyo kwishima hejuru y'intama yari ituziye ariko atari n'ibyo hari ikintu agiye kwigira hariya atarazi hari umwanya agiye kubona hariya atabonaga hari abantu mutandukanije nabo batari kumworohera muri uku kurometa ibikoresho n'umwanza bamubwira bati ibikoresho bavuze karakasi ariko uraduhombeje hari abantu rigahombeje wenda bari bafatanije wenda bari abakomisiyoneri wenda bajyanaga y'abantu yego wenda bari batunzwe n'iki wenda bajyagayo kurogesha abantu no kwatura ririya jambo ryo Kristo ari umwami arabo ryababaje cyane mu isi yo kwa Satani barahombye mu isi yo kwa Satani barahombye ati ni gute Salongo yihakanye imbaraga zacu akavuga ko hari zimuruta cyane agasaba n'imbabazi ati Imana imbabarira aho nagaragaye tukishize njyewe izira speeches n'ubu hari igihe njye kuryama nkumva kirakiga mubwira akantu gato ubundi menya ko hari impano ebyiri Wow! Niba warigeze ugira inzozi zo kuba umucuranzi, iki ni igihe cyiza cyo kuzikabya. Biroroshye kandi birashoboka, ubu byaciyemo aho uherereye hose ku isi ushobora kwiga gucuranga gitari na piano. Bikem yabazaniye uburyo mushobora kwiga mutiriwe muva aho muherereye. Twigisha abana n'abakuru kandi mu mezi make ukaba uzi gucuranga. Dufite n'umwarimu w'umuhanga wigisha abifuza kwiga kuririmba. Abari i Kigali n'ahandi namwe muze Remera mwige gucuranga no kuririmba imbona nkubone. Abarimu b'abahanga barabategereje. Duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Atarigeze abikora na rimwe mu biganiro byose yakoreye ku mateleviziyo imyaka amaze. Ni ubwa mbere yavuze amagambo nk'ariye. Ikintu gitangaje nkubwire Bikem. Iki kiganiro umugani wawe ni kirekire nimba tuzongera tukakigarukaho iyi topic ubwayo. Ngo tuhere mu mizi nkubwire hari ikintu kwe kumenya. Hari umugabo witwa Corneliyo. Bibiliya yavuga ngo yari umunyedini ariko akaba n'iki akaba n'umunyabuntu. Ntabwo ivuga ko yari umukristo. Oya ivuga ko n'umunyabuntu mwiza. Umunyabuntu yubahaga Imana n'abantu. Imana ifite ukuntu kureba uri kure ikakubonamo umutima wa kimuntu. Banza ucyumve. Ntabwo Imana ihagakiza umutima y'inyamaswa. Ni nayo mpamvu yabwiye Abisiraheli ngo nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye. Yego. Mbanze mbashyiremo umutima worohereye nk'iki nk'inyama. Mbega process yo kuduhindura izahera kuri etape. Ni etape. Ntabwo ari ibintu automatic. Ntabwo automatic. Transformation is a process. Ni process. Ibintu bikorwa gutyo direct gusa. No Imana imaze kubona Corneliyo iragenda ibwira Petero ngo hariho umuntu mu banyamahanga nabonye ufite umutima nk'uwo nshaka ariko ntarasobanukirwa ibya Yesu ntarasobanukirwa ubutumwa bwiza. Cyakora umutima arawufite. Umutima arawufite ni umunyedini yubaha Imana n'abantu kandi agira ubuntu bwinshi akunda gufasha ariko arabura akantu yabuze kumukoresha umurimo wanjye uko umutima hari ikintu akwiye kumenya. Iramubwira ngo genda ubaririze kwa Corneliyo. Petero abanza no kwanga. Yego yabanje kwanga. Nkuko nawe wavuze uti abanje kwibaza iby'umupfumu cyane. Nanjye umwana wo kwa pasiteri ahantu bizahurira. Ngiye kwicara n'umupfumu kuzeye mpamvu. Kumva ahubwo nasanze ari bo nkeneye kwicara. Cyane. Ibintu by'uyu mwami biratanga. Ariko Imana ibwira Petero ngo baga ugira ute. Jewe noneho iki cyagaje muri iyi nkuru utarakomeza. Mfite ingero nyinshi z'abantu bakijijwe nuko nicaranye na Salongo. Cyane. Ndaza no kugaruka ku by'abapfumu. Noneho imubwiye ngo nagenda ajye kwa Corneliyo. Yabanje kumwereka iyerekwa ngo ngabona inyamaswa z'ubwoko bwose. Marayika amubwira ngo nabagari. Undi ati ni gute nabasha kurya ikigira gute ikizira. Ariko ijwi ry'Imana mugarukiraho riramubwira riramutota riramubwira. Niho Petero ageze kwa Corneliyo. Corneliyo ubundi yari umugaba w'ingabo z'iki z'Abaromani. Urumva bari abanyamahanga ntabwo bari Abisiraheli. Ariko
ngo afite umutima ukunda Imana n'abantu ngo akagira ubuntu bwinshi ariko fata tanso umuntu bibiri ikorera iyo description abateye ubwoba abari qualified ntasanzwe uzi ko bibiri abantu igereka ngo wera umusore w'uburanga wera umukobwa w'igikundi burya ni wumve mu mansion igashyiramo utwo tuntu aba yari nta gushidikanya yego rero ngo uyu mugabo Petero mutumyayo kugira ngo agenda mumenyesha ubutumwa bwiza mubwiriza ibyo atazi hari abantu bakunda Imana ariko bakaba hari bakeneye umuntu wibuka ko na Paulo akiri Sawuli nyine marayika w'Uwiteka musura amubwira ngo urandenganyirize iki yamubwiye aho agomba kujya kugira ngo abanze afate amahugurwa yigishwe asengerwe agira ukundi kuntu yakira step rero nkuko bavuze ngo hari etape ya mbere urumva kwari ugusangwa n'Imana buriya umwuka niwe wabanje kubwiriza nde Salongo yego buriya twebwe hari ikintu twibeshye ntushobora kubwiriza umuntu umwuka atabanje kumusanga ntabwo bishoboka ku cyanjye gidise ko ntari gushyiramo imbaraga ngo muhamagare yashobora no kutabita ariko reba kuba ari unyihamagare yaje no gukizwa cyane umwuka w'Imana tujye tumaka ntasanzwe arakomeye cyane kandi Bibiliya ivuga ngo niwe wemeza iki abantu yego ntabwo tujya tubwira ngo twemeje mu rusengero wakemeza abantu bafatiraho imbunda ntibemere yego none wowe ngurigisha ngo wemeze umuntu washobora gutunga imbunda avuga ngo nutemera ko wasambanye turakurashe akemeza cyane rwose ariko umwuka yaza umuntu akihana ati bimwirarira avuze induru yego François igitumye nzanye iyi nkuru wenda mu minota yacu dufite mikeya kugira ngo tuze kugusha ku ntego y'icyo nshaka gutuma iyi nkuru n'impamvu nyizanye mu kiganiro abantu benshi uyu munsi tuvugana hashize iminsi mike bari ku ntoki Salongo atawe muri yombi Salongo atawe muri yombi ngira ngo arabibonye ku social media n'umuyobozi ari barabitangaje akurikiranwe ibyaha byinshi ariko ikirimo cyane gikomeye no kwihesha ikintu cyundi Salongo rero arafunze ngira abantu bari kumubona kuri screen tekinisiye wacu Imana mumugisha nawe buri ariko namutekinisiye nawe n'umukozi w'Imana akora akazi ke neza muri makeya n'ukuri ikipe ya Yongwe TV Imana y'umugisha by'umwihariko umutekinisiye imuhumugisha yongereho n'undi abikora neza cyane Imana y'umugisha Salongo uyu munsi arafunze yisanze mu maboko y'abandi niko wajya babivuga agera rero umuntu aryama burya akabyuka yisaga mu maboko ataraye nawe byamubayeho akurikiranweho kwihesha ikintu cy'undi ariko ikintu cyanangaje gikomeye icyo cyatumizanye no ndabona urusaku rw'abantu hirya no hino n'ugatangazwa nuko harimo n'igice cy'abantu Kristo bari kuvuga ngo nabambwe n'abantu iki ni igihe gikwiye cyo kwishima hejuru y'intama yari ituziye ariko atari n'ibyo niyo ataba ari n'intama no mu buzima busanzwe ni iki dukwiye kwereka Salongo mu gihe gisa nk'iki nk'abarokore nk'abakristo ku muntu wari uteye iyi ntambwe ubundi ikigaragara uyu mutega gundi musanze mu nyuma yo kwatura agakiza ubwira ikintu kimwe tuvuga iki reka nkubwire ikintu bikaye mugomba kumenya igihe cyose Satani uromese ibikoresho bye Erigiriya ni nka ntuzari gutirura yaratiruye ugiye kuvuga ikintu gikomeye ugiye uromese ibikoresho bye byange bikunde ugomba kubyishyurira ikiguzi yego niyo mpamvu Paulo yavuze ngo ibyarindamu yanjye ko numva haye abanyamakuru titiro wa mugabo byampinduye iki Salongo yaromese ibitabo bya Kristo bya Satani byampindukiye iki igihombo yanjye byampindukiye igihombo kubwo kugukunda kuronka Kristo hari ibintu ari guhomba kubera ko yatuje akanwa ke ko Kristo ari umwami avuga ati ibyo nakoraga ni amafuti kuko yinjiye mu hari umwami undusha imbaraga akazamura n'ikiganza ngo Imana imbabarire dore ndahera ntabwo ibyo bintu yakoze birakomeza none reka turabwira abantu ikintu bita ururimi naho yabikora we akiri ururimi se rukiza kandi se urwo rwica niko imigani ivuga ngo ururimi nirwo rwica nirwo rukiza barukunda bazatungwa n'icyo ruzana reka twinjire naho hantu kuko mbasenye ibikuta by'abantu hari n'abantu bashinzwe gupinga ibyo bareba no kubikritika nta muntu ujya ukinisha ururimi niyo biriya bintu Salongo yatangaje
reka mvuge ngo nawe yaba yarabikoze yikinira atwika cyangwa se ngo ari muri burake ijuru ryiteguye kubiherekeza kuko ribifitemo inyungu umvara cyane kandi ibi bintu byo gufunga yego kamubwira ikintu ntubigiremo ikibazo yego reka Imana ibifitemo hari n'undi warabumamagaye ngo ahantu hagiye kugaragarira icyubahiro cy'Imana kuri Salongo mu buryo butagaje bwo umusoro cyane Imana ibifitemo inyungu hari ikintu agiye kwigira hariya atarazi hari umwanya agiye kubona hariya atabonaga hari abantu mutandukanije nabo batari kumworohera muri uku kurometa ibikoresho by'umwanza bamubwira bati ibikoresho bavuze karakasi ariko uraduhombeje hari abantu rigahombeje wenda bari bafatanije wenda bari abakomisiyoneri wenda bajyanaga y'abantu wenda bari batunzwe n'iki wenda bajyagayo kurogesha abantu no kwatura ririya jambo ryo Kristo ari umwami arabo ryababaje cyane mu isi yo kwa Satani barahombye mu isi yo kwa Satani barahombye ati ni gute Salongo yihakanye imbaraga zacu akavuga ko hari zimuruta cyane agasaba n'imbabazi ati Imana imbabarira aho nagaragaye tukishize njye bizira speeches n'ubu hari ngiye kuryama nkumva kirakiga mubwira akantu gato ubundi menya ko hari impano ebyiri impano itangwa na Mwuka Wera n'impano y'umuremyi impano y'umuremyi ni impano uvukana impano y'Umwuka Wera nizo twahawe igihe Kristo yasukaga umwuka mu itorero ni impano uhabwa na Mwuka impano y'umuremyi rero byumve mu gitabo cya mbere cyo mu Ngoma nuko wenda iminota yacu igiye twari kwasoma turasoma nta kibazo mu gitabo cya mbere cyo mu Ngoma undebere muri iyo bibe iraho hirya yego reka tuharebeho gatoya twasome bumve icyo havuga impano y'umuremyi Bibiliya avuga ngo bene Isakari bari bafite impano yo kumenya ibihe no kumenya ibizagera bite ibice 12:33 ariko muri iyo harimo banza ari nka 3 na 4 impano yo kumenya ibihe n'ibindi iyo bayita impano y'umuremyi na babandi bagiye kuramya Yesu ngo abanyabwenge ngo babonye iki inyenyeri bahita bamenya ko havutse iki umwami yego ariko ntabwo ari umwuka wibabwiye nta naho Bibiliya ivuga ko ari Imana yego ahantu bavuganye n'Imana ni igihe bavagayo ngo marayika w'Uwiteka babuririza he mu nzira gusubira kwande kwa Herode urumva Imana ndagira nkubwire ko itavugisha umuntu ukijijwe gusa n'udakijijwe kuko ari ibintu bagomba kumenya yego hari abana b'Imana ariko n'abantu bose abakijijwe n'abadakijijwe n'abantu b'Imana yego bamwe n'abana b'Imana abandi n'abantu b'Imana kuko niyo yabaremye yego nzanira umuntu wese naremye uwo naremeye kumpesha icyubahiro nzanira umuntu wese naremye yego ubanze icyumve neza noneho Bibiliya ivuga iki ukiri mu gishaka aho ngaho yego mu gitabo cy'itangiye yavuga ngo Imana imaze kurema ibona ibyiremye byose n'iki ni byiza abantu bose ni beza Imana yaremye kuko niyo yabaremye none se umuntu aba mubi gute yego ikintu kiba kibi iyo gikoreshejwe nabi kikaba cyiza iyo gikoreshejwe neza yego na cya gitadamu na Eva bariye kintu by'Imana yaremye ikavuga ngo byose n'iki ni byiza kibaye kibi gute rero kibaye kibi kuko bakiriyeho Imana yababujije c'est ça ufashe ibishingwe ukabishyira ku buriri bizanduza uburiri yego nubijyana mu murima bizafumbira mu murima yego ikibazo si ibishingwe ahubwo naho bikoreshejwe n'igihe bikoreshejwe yego urabyumva Satani wenda naho turaza kuhasoma yego mu ijuru yitwaga Luciferi bivuga marayika w'umucyo cyangwa inyenyeri yaka cyane yego yabaye Satani ryari igihe yigometse ku bushake bw'Imana yishyize hejuru muri Ezekiel habigarukaho uburyo Satani yishyize hejuru yego ndumva ari ibice 18 nimba ntibeshye hakabigarukaho no muri Izayi ibice 14 yego abaye Satani bivuga umushinjacyaha kuko Satani bivuga umushinjacyaha niyo mpamvu indirimbo ivuga ngo Satani umurezi wa bene data uhora barega imbere y'Imana Satani inzoka ya kera ubundi Satani si inzoka yego ahubwo Satani yaciye mu nzoka icyo kintu abantu bagomba kugisobanukira aca mu nzoka Satani siwe nzoka ni igikoresho cya Satani ni igikoresho cya Satani nk'uko umuntu yaba igikoresho cyane cya Satani cyangwa umuntu akaba igikoresho cy'Imana ikinyamwuka kugira ngo gikorere mu isi bigaragara gikenera umubiri
yego na Yesu byamusabye ko yambara umubiri aciye muri Mariya yego kugira ngo akorere hehe mu isi. yego Na Satani kugira ngo akorere mu isi byamusabye ko yambara umubiri w'inzoka. yego Ndagira ngo abantu baze kumva icyo turi kuvuga. Igihe cyose utari gukoreshwa n'Imana uri gukoreshwa na Satani. yego Biterwa n'icyo wahisemo ko kigukoresha. uko nukura abantu banabyumve. Iyo utari mu butware arya ari ku ngoma, nibyo ku ngoma wahageze. Nibyo ku ngoma ibice 12 umurongo wa 33 uvuga ngo iki? ingoma za mbere. Ingoma za mbere. Hari abavuga ngo ni igitabo cy'amateka cyambere cy'amateka ariko ni muri Bibiliya ntagatifu, ariko aho ni abafite Bibiliya ntagatifu iyi ni Bibiliya ntagatifu. Ni igitabo cyangwa ibyo ku ngoma cyangwa icyambere cy'amateka ibice 12 umurongo wa 33. Andebere wumve icyo havuga. Ingoma za mbere. Ingoma za mbere ibice 12 umurongo wa 33. Haravuga bene Isakari bari bafite impano y'umuremyi, ariko iyo ije mu nzu y'Imana ikorera Imana yajyanwa mwa Satani akitwa umupfumu. Yego. Buriya nta mupfumu ushobora gukizwa. Umupfumu nyawe apana abona babeshya ushobora kutagira impano yo kwerekwa. C'est ça. Kubera ko bafite impano kandi n'iby'Imana yafashe n'iby'Imana bifashe abikoresha n'aba bijyana mwa Satani. Yego. Urabyumva? Yego. Buriya n'umuhanuzi udakora mu nyungu z'Imana ushatse wamubara nk'umupfumu. No, kuko ikintu cyose gikoreshejwe neza kiba cyiza, cyakoreshwa nabi oya abapfumu nabo barire. None ni impano y'umuremyi. Icyo kintu abantu nuko batajya bakimenya. None se reka nkubaze. Yego. Mu inyeshyamba zishobora kuba ari abasirikari bahoze mu gisirikari bakigumura bakajya kuba iki inyeshyamba bakajyana n'ibikoresho n'imbunda. Yego. Iyo batari gukorera igihugu bitwa iki inyeshyamba. Ariko ibikoresho bakoresha ni bya bindi bibye igihugu. Yego. Noneho ibyo Satani akoresha se ubundi abikura. Satani nta bubasha bwo kurema afite. Ahubwo ko afata iby'Imana yaremye bigakoreshwa nabi. Yego. Icyo uracyumva? Afata iby'Imana yaremye bigakoreshwa mu buryo buri negative. Yego. Mu buryo bubi. Yego. Icyari gukiza kikica. N'umuti ubu ubona wo kwa muganga iyo urengeje doze uhinduka uburozi. Icyo bita overdose. Yego. Niyo uri munsi ya doze bakwandikiye. Yego. Aho kugukiza nabwo ugutera ibindi bibazo. Mana we. Kandi wari umuti. Igihe cyose ibintu dukora bitari mu murongo w'Imana aho gukiza bizica. Twibwira ko turi gukiza. Cyane da. None se Petero ntiyabaciye amatwi yibwira ko ngo ari gutabara Yesu. Bizakamubwira ati intambara turwana si y'umubiri. Niyo mwuka aratora mu twasubizaho. Yego. Ati birwanisha umubiri. Twari turi hariya rero mu gitabo cya mbere cy'ingoma bice 12 umurongo wa 33. 12:33. Reka tuhasome ingoma za mbere bice 12 ku murongo wa 33 haravuga ngo abo mu Bisakari b'abanyabwenge bwo kumenya ibihe no kumenya ibyo Abisiraheli bakwiriye gukora. Ntushaka kugarukira. Yego. Bari bafite impano yo kugira yo kumenya ibihe. Yego. No kumenya iki? Ibyo Abisiraheli bakwiriye gukora. Ntabwo bisobanura ko bari abakristo, ni impano bari bafite. Nabo mu Bisakari nabo b'abanyabwenge bwo kumenya. Hepfo nuza kwasoma buri cyangwa se buri bwoko buri muryango wari ufite impano w'icyo uzi gukoraho. Icyo cyumva bivuga ngo biriya bintu bya ba Salongo biriya bashobora kubiheshwa nyine ni impano y'umuremyi ariko yadeviye. Nawe yarabivuze. Umva ikintu yavuze mu kiganiro twagiranye wisubinye Imana iminota yagiye ariko umva ikintu yavuze mu kiganiro twagiranye. Yaravuze ngo I want God to transform my knowledge into Jesus. No, ndashaka ko Imana ifata ibintu nge njya nkora hanjye ikabihindura bikajya bikorwa mu izina ryayo. Haleluya. Bikaza bigahesha Imana icyubahiro. Tekereza ibintu yisabiye. Uracyumva? None uyu munsi ari muri gereza. Abantu bose ati umupfumu Imana ishimwe bamufunze n'abandi. Bibaye nyuma y'ijyasaba imbabazi. Ndi kubona abasesenguzi. Ndi kubona bamwe mu bapasteri reka bahagurutse kandi inama yari baziye. None uyu munsi igize ikibazo
none aho kugira ngo bayigarure mu rwuri bayigarurize ubugwaneza ubwo bari kwibwira ati nitorongera igwiyigwa. uzi icyo Bibiliya ivuga mu gitabo cy'umubwiriza ngo aho kuba mu nzu y'ibyishimo ngo naba mu nzu y'amarira. Bibiliya ikongera ikavuga ngo ubwo Petero yari afunze ngo abitorero yewe we hasome aho sinkwemerera kutasoma byakozwe n'intumwa 12 aho ntabwo nkwemerera ariko ngo bagira umwe umva nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana abonye kanejeje abayuda wumve ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe amuha abasirikari 16 kumurinda bane niko agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorera bagira bate bagira umwete wo kumusabira ku Mana. ahubwo ngira ngo niwo mwanya mwiza w'Abakristo ngo abaki hariya ari oh my god one I like the Bible ahahurira na Yesu arushaho kwakurira mu mwuka ariko bagira umwete wo kumusengera azasohoke muri buriya buzima ashima Imana avuga imirimo y'Imana avuga Imana ikomeye ahinduka umuvugabutumwa. Ndakubwiza ukuri ivugabutumwa rya Salongo Salongo ugerageza gushaka kwiganya kugendera hejuru y'amazi muri za mbaraga zagashaka kubyiganya abaye ari kubikora mu izina rya Kristo ko yagendera hejuru. None umwireke uribuka uyu nyakwigendera wenda tunasatira n'umusozo ariko uribuka uyu nyakwigendera yenda kugira yenda gupfa uyu wasobanuraga filime yitwaga Yanga uza abantu benshi yabwirije kubera iki yari umusitari muri ibyo nyuma cyane nk'Imana yamuteguraga rero ndahamya ko aramutse avuye muri gereza ahubwo yabwiriza yatuma abantu benshi bagaruka kuri Yesu. Reka dusenge tubwire Imana ngo yigishe Salongo ikishaka kumwigishiriza ariya hantu sibyo ariko twe ntabwo turi ku ruhande rw'uvuga ngo nabambwe ibyo bireba ijuru kuturusha cyane n'abakurikiye dosiye ye n'abayifite gikwiye tuvuga ati iyi nta masaro ko yarije muri gospel ko yarije mu butumwa bwiza ibintu ahuye nabyo abitorero ngo bagire umwete wo kwinginga wo gusengera Petero kandi amasengesho ari amasengesho ko yaje gukora ikintu gikomeye ariko uriya mwami nawe yaratangaje umuntu abohesheje umuntu minyurashyo n'abarinzi 16 cyane kugira ngo urumva Petero bari bamuzi buriya yari umusivili burya ntugira ngo isi ntikuze Petero bari bamuzi ko ari mu imbaraga z'Imana ibintu byabaho byose ndagira ngo mbwire ko abantu bazi imbaraga z'Imana ariko umva akantu kanijije n'iyo nkuru se dusoza ngo marayika yari ahagaze oya iyo umva uretse Petero yari aziritse ariko marayika ahagaze hafi bane baraha abandi bane baraha abandi bane baraha ariko marayika yari kandi ngo ahari ngo inzu yuzuye umucyo. Rero dusa nk'abagana umusozo reka nkubwire ikintu kimwe ubuzima bwose waba urimo intambara waba uri guhura nazo icyo nakubwira cyo iminyururu yabigufunza atari n'ibyo bya gereza ndagira ngo nkubwire yuko hari marayika uhahagaze rwose Salongo n'abandi muka n'umwe yego Salongo n'abandi nuko diferanse twatanze kugira ngo twigishe abantu ariko Salongo n'abandi bose bari mu bihe bigoye kandi buri wese agira gereza ye ushobora kuba utari mu yo Salongo arimo nawe ufite ibindi urimo ariko tugutangarije inkuru dusoza ikiganiro hari marayika uhagazaho hari marayika uhagaze hafi aho kwiyo gereza aho ufungiye gereza igira amoko menshi agiye atandukanye rero ntitukajye tuzindirwa no gushyushya inkuru y'abaturanyi na Bibiliya irabibuza dukwiye gusengerana no gusabirana yego icyo rwose nta nubwo Bibiliya uzi ko Bibiliya mu gitabo cya Yuda igice cya mbere kuko Yuda agira igice kimwe ni igice kimwe afite
noneho havuga ngo ntitugapfe gutuka ibyo tutazi, yego, kugeza ubwo tudafite n'uburenganzira bwo gutuka Satani. Ngiye tuhasome niko havuga mu cyo gice cya mbere bazi kugisoma cya Yuda mu isezerano ntabwo dufite n'uburenganzira ngo ntidukwiye no gutuka. ariko abantu barabamuhimbira n'indirimbo zirimo ibitutsi. Ntabwo bikwiye. Ubundi ku mukristo gutukana si byo, n'ubusanzwe usibye no gutuka Satani ntabwo ari umuco. Satani twemerewe kumwirukana, twemerewe kumucyaha. Mu cyahe Satani nawe azagira gute, azabahunga. Ariko kujya ari Satani ni igiki ibyo bigaragaza ko nta discipline. Rero dukwiye gutuka ibyo tutazi. Icyacu no gusenga, icyacu no gukora ibyo Imana ishaka, ibisigaye tukabiharira iki Imana. Twishimane n'abishimye, tubabarane n'abababaye. Soje neza cyane. Yes, urumva ko François dusoreje ikiganiro neza cyane ngo twishimane n'abishimye kandi tubabarane n'ababaye. Inshuti zo muteraniye aho muri, abakunzi Salongo afite abakunzi, njya mbona mu makomenti ati Salongo turamukunda, turishimye ubwaje gukizwa, turishimye ubwaje mu nzu y'Imana, ndetse n'abandi mwese muri gufata icyo cyemezo cyiza. Hari umuntu wanyandikiye ari Burundi, iyo nkuru yankoze ku mutima, ati narebye amakorasi yawe ya kera, nanywaga inzoga none narabihagaritse, ndashaka ko nsengera nkakira umwami Yesu Kristo. Nizo nkuru tuba twifuza. Undi nawe akaza ati nanjye nari umupfumu, imbaraga zanjye ndabona zitsinzwe imbere y'iza Kristo, nanjye ndashaka ko Yesu Kristo ankoresha ibyo najyaga nkora nk'umupfumu. Buriya cya kintu Salongo yavuze cyaranyangije cyane mu mutwe, ndashaka ko Yesu afasha ibintu najyaga nkora mu izina ry'imbaraga zanjye, akamfasha nkajya mbikora mu izina ry'imbaraga ze. Buriya cyankoze ku mutima cyane, nicyo cyane no gukora iki kiganiro. Imana rero baho umugisha nshuti mwese mukunda ibiganiro byacu. Itangazo mbafitiye nsoza kino kiganiro nuko iki kiganiro kitazongera kuba ku wa kabiri no ku wa gatanu no ku cyumweru, ubwo kizajya kiba ku wa gatatu nimugoroba ku isaha ya 4 z'ijoro, ndetse no ku cyumweru n'ubundi nijoro ku isaha ya 4 nijoro kugeza saa 5 n'igice. Nayo masaha y'ikiganiro twakimuriyeho twagisize iminsi 2 mu cyumweru, ni ku wa gatatu mbisubiyemo saa 4 z'ijoro, ndetse no ku cyumweru saa 4 z'ijoro niho muzajya mukurikira.